like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, a life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Until I broke the rules, my life destroyed, a life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Tubanje kubasuhuza abakunzi ba Ganza Films na Ganza Entertainment. Twishimiye kwa namwe bakunzi bacu. Muri no mwanya nkuko mubizi, amazina yanjye nitwa Ntirenganya Josue. Turi kumwe n'abakinnyi mukunda cyane, turi kumwe na Steven na Roxanne. Twishimiye kubana nabo muri no tangira ry'umwaka. Tugira ngo badusangize muri make ya urugendo ukuntu mbere bari babayeho mbere yuko baza muri Ganza Films, ndetse n'impinduka bagiye bagira igihe
barimo barakina muri Ganza Films kuko ndabizi murabakunda muri benshi. Nagira ngo muri kano kanya duhere kuri Steven agira ikintu atubwira. Ese Steven, mbere yuko uza muri Ganza Films no gukina kuri Ganza Entertainment, ese ni uruhe rugendo wasangiza abakunzi bacu badukurikirana umunsi ku munsi n'impinduka zabayeho ku buzima bwawe kugeza muri kano kanya? Navuga ko mbere na mbere reka manza usuhuza abakunzi ba Ganza. Muraho neza abakunzi ba Ganza Films. Twishimiye cyane gutangira n'umwaka namwe, ndabifuriza n'intangiriro z'umwaka mwiza uzababere byiza gusa. Ku kibazo warumbajije nkigarutseho mbere uko nari meze narinjira muri Ganza nuko meze ubu. Mbere yuko ninjira muri Ganza nari ubundi ndi umuhanzi w'indirimbo, nkaba ndi umuhanzi uririmba indirimbo zirimo ubutumwa nyine. Ariko mbere yuko nkina muri Ganza filime nyine nakoraga ibijyanye n'umuziki gusa, ariko ntago nakoraga ibijyanye na filime. Naho impinduka zajemo nuko nakinnye muri filime bigamfasha gutuma inzozi zanjye nari mfite zo kuzakina filime ziba impamo, kandi nkagira n'umusanzu ntanga muri sosiyete nyarwanda, kuko Ganza filime yigisha ibijyanye no gufasha sosiyete yacu gutuma habaho impinduka. Abakurikira Ganza barabibona ko dukora ibintu filime zirimo inyigisho. Yego. Murakoze cyane mwumvise Steven ubutumwa tugejejeho. Reka tubaze Naxane, tumubaze ese urugendo rwawe rw'ubuzima gutanga mbere yuko ukina muri Ganza Films no kuri Ganza Entertainment, ese ni iyihe shusho cyangwa se n'izihe mpinduka zabayeho wabasha gusangiza abakunzi bacu? Urakoze cyane. Murakoze. Mbere na mbere nanjye umwaka mwiza kuri mwese abakunzi ba Ganza Films n'abakunzi ba Ganza Entertainment. Imana izabahire muri byose. Tugiye ku kibazo cyanyu rero, nkuko na Steven yabivuze, nanjye hari izindi filime nanjye nkinamo, ariko navuga ko hari itandukaniro rya Ganza Films n'izindi filime nkinamo. Kubera ko Ganza Films ni filime nyinshi nkina muri Ganza, ariko zifite ntago ari series. Rero urumva ni filime itangira ikanarangira nyine kuri shot imwe, kandi ikahita igira inama ziri direct ku buryo umuntu areba filime akatakuramo inama biri direct. So njyewe ikintu cya mbere, kuko iyo tugiye gutangira gukina filime cyane cyane batubwira ukuntu filime iteye, already bahita baguha isomo rya filime. Cyane iyo baguha isomo rya filime biguma no mu mutwe wawe, bikaba isomo ry'ubuzima bwawe literally, kuko biguma mu mutwe wawe. Niba bavuze ngo reka numva iyo mperuka gukina vuba cyane nakwibuka, ndumva mperuka gukina iyo umubyeyi wangaga konsa umwana, ndumva ariyo nibuka cyane iri vuba aha. Bakimara kumbwira scripture ya film ukuntu yari iteye, already nese menye yuko mu mutwe wanjye nese niga yuko umugore agomba konsa umwana, byakwanga byakunda ukashaka gutera kose. So urumva Ganza itinyigisha tureke kuba turi kubikina, ahubwo no mu buzima busanzwe turabyiga. Twiga inama Ganza duha muri scripture twandikira, no mu buzima busanzwe turaziga. So ndumva ari cyo kintu cya mbere nigiye muri Ganza. Ibindi byose twigiramo urukundo, cyane twigiramo no kumenya abantu b'ingirakamaro mu buzima bwacu, kuko duhura n'abantu tudasonga duhura n'ahandi hanze. So tumenyana n'abantu benshi, kandi abantu ni ibintu you get. So kumenya abantu benshi niko ugenda wakira imigisha myinshi mu buzima, bakugeza n'ahandi hantu kuri. So murakoze cyane. Bakunzi ba Ganza Films na Ganza Entertainment, muri kano kanya nyine murabibona turi kumwe n'abakinnyi nyine banyu mukunda, bamaze kutuganirira
ariko ikibazo nababaza mwagenda mudusubiza umwe kuri umwe. Ese ko dutangiye umwaka wa 2025 ni izihe mpinduka, ni izihe ni iki twakora kugira ngo tubashe kunezeza abakunzi bacu, babashe kudukurikirana, babasha kudukurikirana umunsi ku munsi? Ni izihe mpinduka nka Ganza Films, kuri Ganza Films na Ganza Entertainment, ni izihe mpinduka tugiye gutanga dukurikije uko mbere twakoraga neza, ariko noneho 2025 tugiye kurushaho bitewe nuko tugiye guhaza kwifuza ko abadukurikirana umunsi ku munsi? Ese mwadusangiza iki bakinnyi bo muri Ganza Films? Ese twitega iki muri uno mwaka wa 2025? Murakoze. Ku bijyanye n'impinduka navuga ko ngiye ku bwanjye mbona ntazo, ahubwo icyo Ganza filimi yakagombye gushyiramo imbaraga ni ukongera inshuro Ganza isohoka, kuko abantu barayikunda ari benshi ariko isohoka gake. Ni ukongera imbaraga mu gusohora ubutumwa bwinshi cyane, kuko Ganza iyo hasohotse igice cya filimi aba ari ubutumwa busohotse, hari abantu benshi bihindura. Rero igikenewe no gukina role nyinshi muri Ganza, kugira ngo gukina utanga ubutumwa butandukanye mu bice bitandukanye by'ubuzima byinshi, abakunzi ba Ganza bakayibona kenshi. Ndakeka ariyo mpinduka igiye kuza muri uyu mwaka. Ikindi ni ugukomeza nyine kuzamuka nimba ari uko yari imeze muri uyu mwaka, bitegure ko hazagera byinshi bihinduka, yaba uko basanzwe babibona ari byiza bigiye kuba byiza cyane kurusha. Ni umwaka mushya urimo ibishya byinshi. Très bien. Okay. Nawe yagira icyo dusangiza. Oya, ntago ndi bujye kure y'ibyo mugenzi wanjye yavuze. Buri mwaka mushya wose dutangiye, umuntu ntago yabura akanahinduramo in a positive way. So Ganza dufite abakinnyi beza bashoboye, dufite umudirector mwiza, dufite namwita CEO ariwe Ganza ubishoboye. Twese turashoboye kubera Imana. So ikintu numva kizahinduka, tugomba guhinduka n'ubundi, kuko ibyo ari byo byose tugomba guhinduka, ariko tuzahinduka in a good way. Tuzahindura inshuro nk'uko yabivuze, inshuro tuzakinamo, kuko hari igihe tuza tugakina rimwe tukazagaruka bivuga ngo twe tubakumbuye, ngo kuki ngo muduha ngo filime inshuro nkeya, ibintu nk'ibyo. So tuzakina inshuro nyinshi, Imana nibidushoboza. Icya kabiri, navuga yuko tana, kuko muri tana umuntu wese aba afite, hari ukuntu umuntu agenda yidevelopa umunsi ku wundi. Nshobora kuba nzi gukina gutya, njya mbona mu makomante bavuga ngo ndabura kujya muri Nollywood cyangwa muri Hollywood, ibintu nk'ibyo ngibyo. So uko umunsi ugenda wiyongera, umuntu agenda yungukamo skills zitandukanye. So skills nazo za filime dusanzwe dukina cyangwa scripture ukuntu ziba zimeze, skills zizatandukana, tuzakora ibintu bitandukanye. Ntago bizaba bitandukanye cyane, ntago tuzaba dutandukiriye, but then tuzincreasinga level tuzaba turiho tujye ku yindi. Imana nidushoboza. Ibindi byabivuze. Reka nanjye ngira ikintu nongeraho abakunzi ba Ganza Films no kuri Ganza Entertainment. Muri uno mwaka tubafitiye agashya kenshi, tubafitiye ibintu bidasanzwe, tubabwira ngo mukore like, mukore share, ndetse mutange na comment, kugira ngo tubashe kumenya uko mwiyumva, tubashe kumenya se niba ibintu turimo turabagezaho bibaryoheye, mubikunze, mutubwire, kuko dufite n'abandi batumirwa benshi, kandi duhaye ikaze abakunzi bacu kuri Ganza Films no kuri Ganza Entertainment. Hari igihe kizagera cyangwa se mugomba kuza mukaganira n'abakinnyi banyu mukunda,
harimo ba Shalom, harimo ba Sanyu, harimo na ba Steven n'abandi benshi ntabasha kurondora muri uno mwanya. Icyo nabizeza cyo nanjye ndahari ku bwanyu kandi tuzatubana umunsi ku munsi kuri Ganza Films, kuri Ganza Entertainment, tubabwira ko tugomba kubagezaho ibikorwa byubaka societe ndetse n'ibikorwa bibanogeye, cyane cyane ko tugomba gutanga impinduka muri sinema nyarwanda. Siko tubyemeranye ho bakinireza. Okay, twizeza abakunzi bacu yuko ibintu ari uburyo mwaka wa 2025 ndetse no gukomeza kuko tugiye gukora cyane tubagezaho ibyo mwifuza umunsi ku munsi. Murakoze cyane. Ese hari ikintu kindi mwabasha kuba mwaganiriza abakunzi bacu ariko babitubwira hasi muri commentaire, batubwire bakumbuye uhe mukinnyi, ese banaze kuri channel, banaze tuganire, abantu badukurikirana umunsi ku munsi baze tuganire nta kibazo, n'abakinnyi kandi mukunda bazajya baba bahari muganire nabo nta kibazo pe, muhawe ikaze. Yego, wenda ikindi nakongeraho no gushimira abakunzi ba Ganza. Turabibona muri comment, iyo bateye comment ziba ari nziza nyinshi, tubona urukundo rwabo. Ganza filimi iri muri filime zikundwa cyane abakunzi bazo, amarangamutima yabo barayagaragaza, turabibashimira. Turashimira urukundo mutwereka nk'abagize umuryango mugari wa Ganza. Udukunda wese ajye yumva nk'ahari mu muryango mugari wa Ganza, kuko Ganza birenze kuba filimi, ni umuryango mugari. Twebwe abanyarwanda twese cyangwa undi muntu wese ureba Ganza kumva arayikunze, azajye yumvamo kari umuryango arimo, kuko nanjye nabanje gukunda Ganza, ndayikunda, noneho ngira igitekerezo cyo kuzakinamo, ndambigezaho bishinzwe kugera, birangira inzozi zanjye zibaye impamo. No kuvuga buri muntu wese ukunda Ganza ni umuryango mugari. Ganza ntago ikorera kugira ngo babone views nk'izindi filime zose tujya tubona, ahubwo ikorera kugira ngo yigishe, ihindure. Ndashimira Imana cyane kuba filime nakinyemo hari abana nabonye bafite ubumuga, bambwiye ko uko mu muryango bafatwaga byahindutse, hari impinduka byazanye mu muryango wabo. Zari inzozi zanjye kuva nyiri umwana kuzagira ikintu muri ya societe. Rero ndashimira Imana kuba byaraciye muri Ganza bikaba impamo. Nicyo nakongeraho, biyumve ko ari umuryango mugari kandi turi umwe. Urakoze cyane Steve. Alexander, nawe hari ikintu wabwira abakunzi bacu muri kano kanya tugiye gusoza ikiganiro? Ibyinshi arabivuze, hanyuma igisigaye ni ukugira ngo niba wumva ko udukundishe na bagenzi bawe. Nimba waduhaye view yawe, ngo wagira gutya ona sharing n'abashitsi bawe bamenye Ganza, kuko ari abantu dushobora kuba tugendana gutya bazi Ganza, ariko none wowe abo mugenda n'abatazi Ganza. Kandi Ganza irimo inama nyinshi, muri films zacu harimo inama nyinshi. Gira gutya udusharingira abantu, ukwize nyine ukwirakwize ubutumwa bwiza, inama nziza mu Rwanda ndetse na hanze yarwo. Tumenye channel yacu, tumenye channel Ganza Films, tumenye ibicaho na Ganza Entertainment, tumenye ibicaho, tujye inama, tuvuge ibitugirira akamaro. Mutwagure natwe twagurane, hama ibindi Imana iduhana umugisha. Okay, murakoze cyane. Muri kano kanya tugiye gusoza ikiganiro. Nagira nibutsa abakunzi bacu yuko bagomba gukora subscribe, bagakora share, bagakora comment, kuko Ganza Films na Ganza Entertainment no urubuga rutandukanye n'izindi mbuga zose naba narabashije kubona, kuko nanjye mbere yuko nza gukora kuri Ganza Films no kuri Ganza Entertainment, nanjye nabanje kuyiyumvamo, mbasha kuyikunda kandi nyikundisha n'abandi, numva byaba byiza cyane nanjye ntanze ubutumwa bugira societe akamaro nyuze kuri Ganza Films no kuri Ganza Entertainment. Bakunzi bacu rero, ibi byiza ntitubyihererane cyangwa se ntubyihererane wenyine, reka tubisangize na bagenzi bacu,
muri twumva ubuhamya bw'abantu benshi bagiye bahinduka kandi bahinduwe n'ubutumwa bunyura kuri Ganza Films no kuri Ganza Entertainment. Mbafitiye agashya rero kenshi zajya ngenda nzana abatumirwa bagiye batandukanye kandi n'abakunzi bacu namwe mwatwandikira kuri nimero mujya mubona aho ngaho ku rubuga rwacu, mukabasha kutubwira, mukaza tukaganira, mukatubwira kuko mushaka kudukunda mukabyandika muri comment gusa, ariko ni byiza yuko mwatubona umunsi ku munsi. Reka muri kano kanya tugiye kwiganirira, twishime kuko cyane ko Ganza Entertainment ni mu rwego rwo kwishimana n'abantu tukanezerwa. Ese Steve, commentaire abakunzi bajya bagenda bandika munsi bakubwira ati Steve turagukunda, Steve turagukurikirana umunsi ku munsi. Ese ubyumva gute, wiyumva gute iyo ubona abakunzi bagukurikirana umunsi ku munsi? Wenda ntabwo muri Ganza maze iminsi muri filime cyane, ariko commentaire nkeya mbona ku bantu bambonye, mbona bishimiye ko bakinishije umuntu ufite ubumuga muri Ganza, barabyishimira nyine, ariko ntabwo baraba benshi cyane nyine abanzi, ariko muri rusange bishimiye ko umuntu ukina afite role y'umuntu ufite ubumuga noneho ufite byanyabyo. Icyo navuga. Murakoze cyane bakunzi ba Ganza Films na Ganza Entertainment. Alexander, reka nkwibariza akabazo. Ese role yakugoye winjira muri cinema ni iyihe kuri Ganza Films, cyangwa se iyo wumva urishimiye, ukumva uri kwiyumvamo nyine ku buryo wakinye iyo nitakugoye cyangwa se yakugoye mu gukina, ni iyihe? Tubwire ko turimo turagana n'abakunzi bacu badukurikirana umunsi ku munsi, mbese biyumvemo ikaze tuganire rwose twisanzuye. Urakoze. nta role igingora gukina kubera ko ndi umukinnyi, and umukinnyi nyine nyamukinnyi akina role yose bamuhaye. Gusa hari role nyine abantu benshi baba bakuziho nako baba banazinakubereye kurushaho. Steve, wanywa soda? Okay. Yeah. So njyewe nta role rero yangoye, gusa abantu benshi hari role bakunda ko kuba nakunda gukina. Yeah. Reka twamufasha nta kibazo, wamufasha. Okay. So nkuko navugaga nta role yangoye gukina, ariko hari role nyine abafana bakunda kuba babona nakina. Iyo ngiyo niyo dushaka. Bakunda kubona nakinnye nyine ndi wa muntu uri rude, hari rude ni nka gute mu Kinyarwanda? Nyine mfite nk'amahane ndi gushira umuntu se nagukubise se cyangwa nagusuzuguye nagize gutya. Izo nizo role nyine nimba ariko arizo natangiye nkina, no mu yandi mafilime nyine wumva hari n'abantu baza bavuye ku zindi channel bakaza bakurikiye nyine umuntu runaka, bamuzi ukundi kuntu, babona none ari gukina kwa kundi bakunda bagata bafollowinga gutyo. So rero ntago navuga ngo iyi ngibi yangoye cyangwa iyi ngibi ntago iba yangoye, but then hari izo nzikaba abafana banjye bakunda, ari izo ngizo zo kuba meze gutya ndi umuriro intare y'ingore. Nizo ngizo nyine, ariko naho ubundi nabigize nta n'imigi ngora. nk'umukinnyi uri professional cyangwa se ukina mu buryo buri professional, wiyumvamo role yose pfa kubitanga ubutumwa kandi hindura societe nyarwanda, hindura abadukurikira, ndetse abantu bakakwiyumvamo ndetse nawe ukabiyumvamo. Ndumva ari sawa. Role zose nziyumvamo kuko n'ubundi mu script writer aduha role avuga n'umukinnyi ashaka kayikina abona yuko iyo role imukwiriye. So kandi nshimira ko Ganza noneho afite ukuntu noneho atanga role akavuga ati ngiyi izakinwa na Roxane, nkahita numva ndafitinze neza. Nkahita numva nkakina filime numva nishimye. Okay, murakoze cyane bakunzi bacu kuri Ganza Films na Ganza Entertainment.
nk'uko mubyumva rero abakinnyi baratuganirije muri kano kanya wenda nubwo tutari kumwe namwe ariko mwatwandikira muri comment mukatubwira ese murifuza kuganira nande mu bakunzi banyu, ese murumva twakora iki muri kano kanya kugira ngo nyine twisanzure ko turi mu mwaka mushyashya wa 2025 kandi tugomba kubagezaho byinshi byiza kandi mwifuza kandi banogeye, kuko tugomba gutanga ubutumwa mu buryo burenze cyane kugira ngo tubashe guhindura sosiyete nyarwanda, cyane cyane ko hari sosiyete nyarwanda cyangwa se sosiyete muri rusange hari inyigisho tugenda dutanga kandi turabakunda yuko mugenda mutubwira ati gutya na gutya, baduha ubuhamya batubwira ati twarahindutse, zino filime zigenda zigira impinduka zitanga mu buzima bwacu. Reka nongere mbabariza akabazo abakunzi bacu, tuzazana n'abandi kandi nabo muzababona. Ese Roxanne, iyo ubona comment abakunzi babatera umunsi ku munsi cyangwa se abakunzi bo kuri Ganza Films na Ganza Entertainment, wiyumva gute? Ese nta muntu waba warateye commentaire wenda ngo wumve urishimye cyane, wumve birarenze, cyangwa se nta muntu waba warateye commentaire wenda ngo wumve urababaye? Ese wadusangiza iki kugira ngo nabo babashe kubyumva kandi babashe no murakoze. Murakoze. Hama iyo wamaze kujya muri social media nta kintu kimwe kiba kigomba kukubabaza. Ugenda muri social media warabaye strong hearted, waragize umutima ukomeye. Niba uzi yuko uri umuntu rero wenda kuzajya urakazwa na commentaire yari yo yose ubonye, ntago uragera kujya kuri social media. Mu gusubiza nyine ikibazo cyawe, nta commentaire nimwe nabonye ngo numve ngo ndarakaye cyane. Oya. Plus ndashimira abakunzi baganza kuko ntabwo bagira amakomantere akomeretsa. Yamaze kubibona, amaze kubinotisinga, ntabwo bagira amakomantere akomeretsa kuko ari n'igihe umuntu agukomeretsa nta n'ikintu yagendeyeho mu byo wakinnye cyangwa iki, just akavuga ikintu kugira ngo just agukomeretsa. Hari abantu bateye gutyo, iyo ni trauma, bakwiye gusenga. Ariko nta komantere n'ubundi nabonye nakomeretsa. Izo cyakoze umuntu ababona nizigisha kuko ntago commentaire zose nanone zaba positive ngo buri kantu kose kabe karyoshye, ntago ibintu byose bihora ari bisa neza muri ino turi mu isi. Izo nabonye cyakoze mu makomantere ku buryo twazita negative, ariko nabwo si negative, ni commentaire zigisha. Umuntu akavuga ati ubutaha nibajye gukamera abantu bazabanze barebe wenda se nka gutya, nk'umuntu wenda yari afite wenda se yari yiyanduje gutya wenda nka hano cyangwa nk'agasiti kagize, bakabwira nk'umukameraman ngo utaha ngo kameraman azarebe abwira abakinnyi babanze bamere gutya na gutya. Uwo muntu aragucorrectinze mu buryo buri buri polite. Ntabwo uwo muntu wavuga ngo nako iyo commentaire ni negative, wapi, aragukosoye, then next time uzahindura. Making sure yuko okay nzameze gutya cyangwa nzabanza ndebe ko nta cyabaye ku mubiri wanjye cyangwa iki. Uwo muntu ntago njye nita ko yatanze commentaire iri negative. Kimwe nuko hari abantu bahita bagira ngo atanze commentaire iri negative kandi mu buryo busanzwe ntabwo abatanze commentaire negative. Abakunzi baganza bariyubashye n'abakinnyi bakina muri Ganza bariyubashye. Ese Ganza ni irihe tandukaniro mubona kuri Ganza Films no ku yandi macano yandi? Ese iyo ukurikije ese Ganza Films mubona atari abakinnyi baba ari beza, bambaye neza, bagaragara neza, mbese muri makeya watubwira nk'ikintu wishimiye kuba uri muri Ganza Films? Kuko ikintu cya mbere ntago abakinnyi bicupiza. Ganza Films ibaha abantu biyubashye. Watubwira muri makeya ukuntu wimfishije gukina muri Ganza Films? Icya mbere boss wacu navuga ko ari nk'umusi, okay, n'abandi n'abasirimu batanyumva nabi bakazanyuma akazi. Oya, n'abandi n'abasirimu gusa. Twebwe ntago turi kuri standard, filme zacu ntago zo muri Ganza ntago ziri kuri standard yo mu Rwanda cyane. Exactly. Ntago turi kuko dufite ukuntu ntabwo boss wacu mu bantu mutaba munahari no kuri set n'iki. Twebwe boss wacu Ganza ntabwo yatuma wambara umwenda usanzwe biraho.
nagatuma wambara ibintu biranga gutya ibintu mbese bisanzwe ni make ntabwo nta muntu wijabiriza nta muntu uri basic muri Ganza yes ugomba kwambara ibintu nyine afite standard agenderaho nk'icyenda ku icumi urumva nyine twe twambara nicyo kintu cya mbere kinkurura cyane muri Ganza ntago turi kuri standard yo mu Rwanda dufite standard yindi ntazi ngo ni yahe mu gihugu ariko ntago turi kuri standard ya hano urakoze cyane ni standard mbese muri rusange ariko ihindura iri international Ganza Films na Ganza Entertainment iri kuri standard iri international wenda Yes. ikindi nasa nk'umwunganiraho yego intego za Ganza ni ukuzana filime nyarwanda ni ugutanga isomo ku yandi mafilime kugira ngo nyine n'abandi bamwigireho filime nyarwanda zijye ku yindi level afite inzozi ngari cyane zirenze ko byagarukira hano kuki mu Rwanda se mu myaka nk'ingahe tutaba tugeze ku rwego ruri mpuzamahanga afite inzozi ngari cyane zirenze gukina hano mu Rwanda gusa kuki tutagera kuri Nigeria nyine usanga we ibyo dutekereza twebwe nk'abakinnyi baba batekereza ibirenze cyane ibyo twebwe kuko cyane urana ko aba producers benshi n'aba managers b'amafilme bigira ku mafilme yo hanze kavuga ati location bakigira ku mafilme yo hanze n'ibiki byose ariko naje gushimishwa yuko hari ahantu hamwe na kimwe ariko bari kugendera noneho niba noneho n'umuntu asigaye ashaka kugendera ukuntu filme zo kwa Ganza zikoze akashaka kumwigira kandi nawe ari wo mu Rwanda nyine yakora filme nyarwanda kuko urumva abantu aba filmmakers benshi bashaka kwigira ku buhanzi ariko niba hari umuntu yaza agashaka kwigira kuri filme ya Ganza akavuga ati cyakoze izi filme zanyu zifite ishusho cyakoze filme zanyu mwambara neza cyakoze filme zanyu zirimo abantu beza abari kutwigira iyo ni credit twaha Ganza nka CEO tunamushimira kandi aho ari yumvemo yuko rwose tumushimiye kandi ndetse n'abafana bacu bamushimiye ariko abakunzi bacu bajya bagira amatsiko yo kureba Ganza bakamubona ngo amaso ku maso kenshi na kenshi arabavuga ngo Ganza ngo ni shalom akenshi na kenshi izo commentaire mujya mukunda kuzibona ariko reka tubaza abakunzi abakinnyi bo muri Ganza Films ese Ganza Films mwamusobanurira abakunzi bacu gute muri Makenya ariko bazamubona mwamusobanura gute Ganza kugira ngo abazabasha no babasha no kumubona ndetse mutubwire niba mushaka kumubona hasi muri commentaire mutubwire mwasobanura gute abakunzi bacu uko Ganza ameze uko Ganza mbese muri Makenya ndetse binyuze umutima y'abakunzi bacu twikira umunsi ku munsi abantu batekereza ko Ganza ari kanaka cyangwa kanaka mubo dukina na Ganza ntagakina filime yiko abakunzi bacu bo babizi Ganza ntabwo ari nta na rimwe muramubona kuri screen zanyu pe ntari muri bano bantu dukina nta urimo Ganza none sinabasha gusobanurira umuntu ngo Ganza asa gutya ngameze gutya ngareshya gutya gusa Ganza ni umuntu ukunda abantu be arabakunda nk'aba subscribers nk'umuryango wa Ganza arabakunda cyane nge mbivuze ku giti cyanjye bitewe n'ibyo mbona bitewe n'imbaraga ashyiramo kuko he's a busy man no muntu uri busy cyane ariko still akashaka no gushyira imbaraga muri zino filme adukorera scripts atwandikira tukazikina Ganza rero no umuntu uri friendly no umuntu ukunda abantu cyane umuntu ukunda ibyo akora akunda ibyo akora cyane akunda abantu be akunda kugira innovation guhindura kugira icyo yahindura muri societe nyarwanda yego kandi ntago akunda gusa nk'abantu bose ngo bibe uniforme ibintu byose nyine niba dufite standard iranga twese tugendere kuri iyo Ganza akunda innovation akunda standard iri hejuru akunda kugaragara neza mu buryo bwiyubashye you get Ganza rero ndumva ari uko namuvuga cyetse niba ikindi namuvuga ikindi navuga kuri Ganza
mu magambo make reka mwita imfura kuko yicisha bugufi, afite ikintu abandi sinzi, n'abandi nagiye ngerageza kuganira nabo afite ikintu cyo kwicisha bugufi cyane, kuko mwumve ngewe nta muntu wari unzi muri filime, ariko nabonye nimero hariya muri filime, muzareba hariho nimero, ndamwandikira atanzi, ndamubwira nti nanjye mfite ubumuga nifuza gukina filimi, ndamubwira nyine yumvishe ko mbishaka, narebye ubushobozi ko mbifitemo ubushobozi, ampayo mahirwe. Ni umuntu wicisha bugufi, ntago yandika filimi nziza gusa, ahubwo ibyo yandika no mu mico ye biba birimo. Ntago ari umuntu wandika ibintu, ntago ari umuhanzi uhanga indirimbo ngo mwumve ibyo mvuga ntimwumve ibyo nkora, ahubwo nkurikije ukuntu nagize amahirwe yo kuganira nawe nkamwumva, ni umuntu wicisha bugufi kandi ni umuntu ibyo yandika n'ibyo akora ntabwo abyandika gusa, ahubwo yandika ibimurimo, ashaka ko natwe duhinduka tukaba nkawe. Ibyo yandika byo kwigisha, ahubwo nawe arabifite muri we. Ni umuntu wicisha bugufi cyane kandi ufite ibitekerezo bigari cyane. Mwitega impinduka muri filime nyarwanda, cyo nzi cyo bazamwigiraho n'abakoraga ibiri hasi, bazajya batekereza Ganza bagira ubwoba kuri ibiri hejuru. Murakoze. Okay. Murakoze cyane bakunzi bacu bo kuri Ganza Films na Ganza Entertainment. Muri kano kanya nagira mbibutsa amazina yanjye, nitwa Ntirenganya Josue. Mpari ku bwanyu kugira ngo nge nganira n'abakinnyi mukunda ndetse n'abatumirwa bazajya bagenda baza umunsi ku munsi, kandi tubabwira yuko ibyiza biri imbere, kandi duhaye ikaze buri muntu wese. Nk'uko mubona umukinnyi ukina muri Ganza Films ariwe Steven, hari n'abandi bameze nkawe. Ni ukuri ntimwiyumvemo guheranwa, ahubwo mutinyuke, murashoboye, mwumve yuko ibyiza biri imbere. Ntimugire ikibazo, mutugane kandi mubashe kudukurikirana umunsi ku munsi. Nzi neza ko ubuzima bwanyu buzagenda buhinduka bitewe n'inyigisho tugenda dutanga. Rero muri kano kanya turimo turasoza ikiganiro, turifuriza umwaka mushya muhire abakunzi bacu, kuko twatangiye umwaka wa 2025, kandi tunashimira na Ganza wacu yuko ari imfura kandi imvuga ari yo ngiro. Ibyo akora cyangwa se ibyo agerageza kunyuza mu butumwa bwo gukina film ari byo bigenda bihindura sosiyete nyarwanda. Rero murakoze cyane. Dusoza ikiganiro, turabashimiye. Mwibuke gukora like, mutange na comment hasi aho ngaho mu kiganiro, mukore na share, ubutumwa bwiza tubugeze kuri benshi. Murakoze cyane. Bye bye.